Wamwita igitangaza itaha iwacu Munyakazi cyangwa se Bruce Melody, ayo se ni amazina akunda kuyita mu buzima bwe bw'umuziki, amwe akunda no kuyakoresha mu ndirimbo ze. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Bruce itaha iwacu. Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda wavukiye ahitwa Kicukiro, aza gukurira ahitwa Kanombe, nawe atangira guhatana. Bruce Melody ubu ni umupapa w'abana babiri, abakobwa babiri ndetse n'umugore we umwe. Uyu muhanzi azwiho kudakunda gushyira ubuzima bw'umuryango we hanze, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko benshi baba bifuza kumenya ubuzima bwe, bw'abana be ndetse n'umugore we, gusa ibyo ntabikunda. Uyu muhanzi yatwaye imitima y'abatari bake kandi wahatanye kugira ngo agere ku nzozi ze nk'umuhanzi nyarwanda. Bruce Melody ni umuntu ubona ko asabana, akunda guseka cyane, agaca bugufi kandi utagucecekana mu gihe mwagiranye ikiganiro, ndetse naho ari biragoye ko harangwa n'irungu kuko akunda gusabana no guhora yishimye. Atangira umuziki yatangiye benshi batabyumva, bamwe bakamubwira amagambo y'urucanege bamusebya ko kuririmba atari inzozi ze bitewe n'ibihe yari arimo, gusa ibyo ntibyamuciye intege, yarakomeje arahatana kugeza ubu. Uko agenda yamamara ni nako amagambo menshi agendwa avuga kuri we, aho byigeze kuvugwa ko kugira ngo yamamare hari izindi mbaraga akoresha kugira ngo umuziki we wamamare ndetse anakundwe. Bakavuga ko hari imbaraga zibyihishe inyuma, gusa mu gusubiza yavuze ko nta kindi akoresha atari ugukora cyane ndetse no gusenga. Hard working ngo nicyo kintu cya mbere akoresha, gukora cyane ndetse no gusenga Imana ngo nibyo bintu bimufasha, ngo naho iby'amarabuzi ngo ntabyo akoresha. Ngo ese ni gute wahatira umuntu kugukunda cyangwa ukaroga umuntu kugira ngo agukunde cyangwa akunde ibihangano byawe? Ngo ibyo ko atabyikoza, ahubwo akoresha umwete ndetse no gusenga. Bruce Melody akundwa cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, aho benshi bifuza kuba bagera aho ageze, abandi bakifuza ko bakorana nawe indirimbo imwe cyangwa collab. Bruce Melody navuga ko yajeje kandi yaje akomeza gutwara ibihembo bitari bike, nk'uko mu nzozi ze ngo yifuza no gutwara Grammy Award nk'uko yabitangaje, uhereye ku cya Primus Guma Guma, Sarx Award, Kiss Summer Award, The Trace Award, Hip Hop Award, Trace Award ndetse n'ibindi bitandukanye byinshi. Tugirana nawe iki kiganiro ntibyari byoroshye kugira ngo tumubone ku murongo wa telefoni, aho byadusabye nk'ibyumweru bibiri kugira ngo tumubone, gusa byaje gukunda, turavugana kandi turanamushimira kubw'umwanya we. Bruce Melody yageze ku rwego rwo gukorana n'abahanzi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, yaba bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze, aho twavugamo Shaggy ukomoka muri Jamaica, Paraso muri Uganda, Eddy Kenzo wo muri Uganda ndetse n'abandi bo mu Rwanda. Tujyana nawe iki kiganiro twamubajije icyo uyu muziki wamwigishije mu buzima bwe bwa buri munsi, dore uko yasubije. Kwihangana. Akomeza avuga n'ibanga akoresha kugira ngo agere aho ageze ubu ngubu. Bruce Melody akunzwe n'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko bitewe n'uko indirimbo abakorera zibakora ku mutima. Hari zakunzwe nka Katarina, Katapila, Funga Match, Abu Dhabi, Bad, Alez n'izindi zitandukanye. Twashatse kumenya ku bijyanye n'ukuntu abana be bafata umuziki nubwo bakiri bato, gusa nifuje ko hari byinshi yatangaza ku byerekeye n'abana be. Bruce Melody avuga ko kandi ko abana be bakunda kuririmba, ariko atabihamye ko ari inzozi zabo z'ejo hazaza kuva ko bakiri bato. Barabikunda ariko ntabwo bavuga ko ibyo bazakora kubera ko baracyari bato cyane byo kumenya aho bari kwerekeza ubuzima bwabo. Gusa bombi barabikunda kandi bagerageza no kubikora neza. Dore ikindi kintu utaruzi kuri Bruce Melody, ngo buriya akunda kwirira ibintu by'ibirayi n'ibintu by'imiceri nk'uko abivuga. Bruce Melody ni umuntu ubona ko akomeza kugenda atera imbere uko bwije n'uko bukeye, ndetse akifuzwa n'abantu batandukanye b'abastari bakomeye. Bruce Melody tugirana nawe ikiganiro hari ubutumwa yageneye urubyiruko rwifuza kwinjira mu buzima bw'umuziki. Avuga ko atari ibintu byoroshye, ko bisaba kwitanga no kubikunda cyane. Nababwira ko atari akazi koroshye, ntabwo bwa amafaranga yose ugakora, amakuru ugakunda, ubikore ariko ubikore bitaba umwanya s'ikina kubanga n'ibindi. Kandi akomeza anashimira abanyarwanda muri rusange gukomeza gushyigikira umuziki nyarwanda, anashimira by'umwihariko abafana be ko abakunda cyane kandi ko gahunda ari ukubaha umuziki nyawo. Bruce Melody akomeza avuga ko ikimutera gukomeza umuziki ari ukwihangana no gukorana imbaraga. Kwihangana. Cyangwa kabiri no kubanya n'abandi
niyo byaba bitoroshye byose ntabwo navuga ko ari ibintu bibiri ikintu kimwe no kwihangana. dore ko avuga ko hari benshi batangiranye ariko ubu ngubu batakiri kumwe cyangwa baretse umuziki, ariko kuko abikunda yageze ngo habikora yumva ko ari ubuzima bwe busanzwe bwa buri munsi, kandi avuga ko ari ibintu azakomeza. Reka gushimire wowe wahisemo kumva Ntagara Official. Niba wakunze ikiganiro wakanda kuri iyo nzogera ugakora like, share, comment, ubundi tukagukumbuza umusitari wifuza kumenya. Mbifurije guhaha mu karonka.